ngo nitwe bahungu b'umujyi abandi bahungu bose bari i Kigali barakwepa ubwo nimba tugiye kubohereza mu ntara nago tuzi intara izabakira iyo ariyo akada gose ni yi ntara nanjye ndi kwibaza ese ubu bafite akubundi cyo ndi kwibaza ubu abahungu b'i Kigali bafite passport usibye kwiterura ukitimba hasi buriya umuntu wamushobora nese nta mushobora nese Brianne namwikorera mani Brianne ni umukobwa nk'abandi inshinzi mani ako mani ariko reka nangire ariko gusa Brianne noneho kugira ngo ngiye muzabyemere neza ko Brianne ari niga yanjye ari umukunzi wanjye noneho ngiye ndashaka kuzamwemera ngiye ndi kumva abahungu rero b'i Kigali abaretse tukabajyana Nyakare kuko turamutse tubajyanye i Musanze tubajyanye hamwe iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, nongeye kuguha ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya abarwanya akazamura ibyishimo by'u Rwanda gusika mu tondo saa 7 nimugoroba sasa amatera gake cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocente TV wirebera ibyiza tugenda tuguhereza kandi bitandukanye. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito gishoboka. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse na nimba warayikoze ukoreshe ya kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ahantu kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero ni fire no gutwika no gukubita tubanguranya murabona abantu badasanzwe imbere y'amaso yanyu. Ushobora kwibaza ngo ni bande bakora iki bavukahe babahe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikintu kibaranga rero n'udutwenge ku maso yabo ndetse no ku minwa yabo. Abasa bimeze bite? Power kabisa. Kuru cyane kabisa ni kuru cyane kabisa iyo mikrofone rero sano wegeranye intebe gutya kugira ngo mujye muvuga ibintu bigende neza cyane cyane abantu banyotewe no kumenya amazina ya ko muri abantu badasanzwe hano kuri Manzi na Innocente TV reka duhere ku uyu musani ariko we ntekereza ko umuntu utabumuzi yaba adakorakena show busy y'u Rwanda urinde haya nangi cyo nicyo kibazo nayendi kwibaza nk'abana umuntu ubaye utanze ashaka yavuga ati je nimutse kuri yisi ubwo rero nago mbizi ngo yajya kuba kuyihesi yindi ubwo yajya kuri Marisi kiwi nyawe nibyo ariko ninde muhereza mikrofone nta kibazo ubundi kano gahungu kuntu gateye ni gutyo kabaye nyine karavuga cyane kavuga nka dumba reka ngo nagaki kavuga nka dumba ngo nagahungu ako kantu canzemo nagari sawa ariko nyine impamvu nanjye mba nivugiye ngo nagahungu nese wawe urebe ukunde yutindagahungu nese ngaho banza nawe urebe sibyo urebe ubwanwa bwe n'ubwanwa bwanjye ngo burabunacinka ngo burabucinka ngo harurugura atageramo kubera burabwanwa ngo burabucinka imba ngabona bucinga nika kandi kiziritse ku morose gasiga kawuci cyane utwo twana ngo nituri ngo wowe ngurinde ibwira abantu neza nta kibazo okay so nkuko babizi rero n'umundi nitwa Manzi byose Eugene amazina banziho ni Kiwi guturuka mu muturanyi rwose no mu muziki banyita number 1 Eugene number 1 no sizi no kuririmba ngo kubita kapera mbere yuko uduhereza umuvandimwe wacu twe turi intore mwishakira inzira kuririmba ari ibintu twinginga yes gerageza se twumve nimba utari kwisha mu bunyobwa umva bahereze tubakubita cyane nawe sarabizi nawe arabizi kubita kubita tubakubite kubita hoya disi we hoya komeza intore ngizo zaje
ese dukomeze cyangwa tureterekeye oya nta kintu baboneka nta kintu none se sha muri abantu badasanzwe kweri muranyemeje byataye aya nabuze mbabwira mugakomeza mukapinga mugaca ibintu ku ruhande ariko mubwiza ukuri abanyarwanda nitwe bahungu b'i Kigali b'umuziki nitwe bahungu b'i Kigali abandi bazaza bakababwira ibindi ubwo atari twe tubyivugiye ubwo se ntibazababeshya bazababeshya reka twakira n'uwo musani wo ku ruhande we pipi sawa young boy hit boy Kigali cyangwa ni Kigali no izo no icyo kinyarwanda ni cyane Kigali cyangwa ni Kigali no Kigali no umuzungu waraturutse no mu diaspora uvanze n'ubunyarwanda Rwanda buvanze n'uburundi Burundi buvanze mbega East Africa nawe tuguhaye ikaze rero kuri Manzi na Innocente asante urumva ko atari ikinyarwanda murakoze yes nanjye nitwa aryibagiwe se no nk'intare nkuru abanza nkagusaba uburenganzira nitwa amazina yanjye nitswe n'ababyeyi Maniragabasitani aka Nyundo muri sinema Nyundo muri sinema niko nitwa nanjye nyina sinema nubwo nkiri ariko biri kugrowinga yatubwiye ko akina mu muturanyi ndetse akaba ari n'umuhanzi ko yaturirimbiye turabyumva wowe ukina nyina muri filimi bita imboni y'urukundo yego nkakina no mu komedi bita intamenya numva ngo niwo maze kugaragara kandi ibintu ndabona ari amahoro bigenda ibintu ni amahoro bigenda ubwo ni ukuvuga ngo ndamutse mwunganiye aho ngaho yavuze ngo intamenya ubwo ni ukuvuga ngo abatarabimenye ubu nicyo gihe cyo kubimenya yambuye mikoro kuki uvuga ngo ntago nabimenye ibiki se namenye oya ariko ntago ari we navuze abatarabimenye iyo ni proje y'umuntu ntago ari ngiye ku giti cyanjye kuba narayikinnyemo ntago bivuze ko ari ngiyewe sibyo nese ninjye utarabimenye muri proje y'abantu barenga 20 imbona bihita ubwo nyine nimba utarabimenye mu bantu barenga 20 uri mbona bihita mbona bihita ibiciho byose ubona byigendera nta no kubaza impamvu biri kugenda tubahaye ikaze rero hano kuri Manzi na Innocente TV twishimiye kuba turi kumwe namwe kandi tubashimiye umwanya muduhaye mwatubwiye ati uyu munsi ni fire sibyo ngiye kubahereza rero umwanya mwidagadure mwisange mupfa kudasandaguza ibyo musanzanga sibyo se bamumbwiriye ntabyo dusandaguza kandi nibyo twabisandaguza twabisanisha muri tayari kubiyora turi tayari kubiyora tugakubura tukamena umuceri tukongera tukayora ikintu cyakorera ndashaka ko dukora ikiganiro gifite imbaraga muri uyu mwaka w'2020 na kangahe na 2023 kikazaprolonja na 2025 abantu bakirahira kiwi ndetse na stan aka Nyundo kiwi fata mikrofone urakoze cyane sibyo nibyo byande twarimo tumubwira ase uyu mutipe aragira ngo tumubwize iki twebwe twamubwiye ngo nitwe bahungu b'umujyi number b'umujyi si young boy ubango yo tuvuze ngo nitwe bahungu b'umujyi abandi bahungu bose bari i Kigali barakwepa ubwo nimba tugiye kubohereza mu ntara ntago tuzi intara izabakira iyo ariyo gose niyi ntaro nanjye ndi kwibaza ese ubu bafite akubundi icyo ndi kwibaza ubu abahungu b'i Kigali bafite passport izazindi z'imimbano bagera kuri barriere bakazibaka bakabasubizayo none se ngubu nituramuka tubimuye muri Kigali barajya uzano barajya mbere mumva mukwiye kubanza kwimura muri Kigali nindi turamwimura we tumwimure cyangwa tube tumucumbikiye muri Kigali nanjye ndivuga twamucumbikira kuko uriya muntu arababaje
ariko reka nkubwize ukuri nubwo byagenda gute hari abo turi buvane muri uyu mujyi tukabajyana nk'ahandi hantu se tubajyane he ariko hari ahantu numvise sinzi nimba naho ni harya ni muri Kigali hahandi yanga kera ajyaga avuga ngo nyakariro ibaze nyakariro yego ngiye ndi kumva abahungu rero b'i Kigali abaretse tukabajyana Nyakariro kuko turamutse tubajyanye i Musanze tubajyanye aha Nyakariro hamaze kuba umujyi Nyakariro hamaze kuba umujyi mu bintu wowe utazi hamaze kuba umujyi ejo buri nagiyeyo sibyo iyo nagiye nsanga hari bamwe mu bantu barimo kugenda bahatura hari inzu nziza ziri kwazamuka twaba tugiye kumujya cyakoze ariko rero buri kintu kiza tugira uriya muntu imuwe twamujyana Nyakariro kubera ko ari ahantu nibura umuntu akajyana akamugura y'ikibanza nibura akuba kuriya muziki we akubakira hari ahantu noneho rero reka nkubwize ukuri sibyo ubwo aho ngaho i Nyakariro naho tuzajyana abadafite iki abadafite ibikorwa nyine bakoze muri Kigali ngo bigaragare ubu ni ninde ko mwatinye ariko mwabaye oya ntago tumutinye babwiza ukuri wowe ntubabeshye ntuce no ku ruhande umuceri uyu munsi umene tumbe n'umuceri kari twe ajya nitwe tuzanawuyora buriya cyangwa tuzashyiraho umuntu awuyore gusa ubwo wamena umuceri ukaba ujya kuyora reka ntabwo duteye ubwoba ariko ngewe ukuntu ndi kubyumva sibyo ngewe ukuntu ndi kubyumva abahungu bafite pasiporo waretse wenda tukajya kubajyana nk'ahantu nko mu majyepfo yenda hari Inyanza ukuntu hari Inyanza hariya hafi hari ahantu nimba barahitaga ngo ku Rwesero ndumva ariho twakabaye yenda abafite pasiporo ariko tutagiye kure ndashaka kumenya ngo uriya muhungu amaji we turamushyira hehe urabona ko ibintu byaranze kwanga gusa se byaranze ahubwo njya nibaza buriya ku munsi buriya ashobora kuba asigaye afungura nka kangahe afungura mu gitondo nabwo ibya bindi byanze rwose pe kwa kundi basigaje none se nk'abahungu b'umujyi amaji ubona akwiye iki amaji rero tugomba kumujyana Nyakariro nubwo abandi tutabajyana ariko amaji tuzamujyana Nyakariro rero buriya amaji turamutse tumufashe tukamujyana Nyakariro ngende kumva amaji ahubwo twashaka mfite ikibazo amaji urabona ibintu bye byaranze amaji araje avuye muri industry yo kuririmba ngo agiye gukora sinema yarayitinze ngo arimo gukora ngo munuza ngo ziriya filimi ziwe nabonaga none akinira munuza ahantu mu misambu mu cyaro harabura hari sari Nyakariro burya ngo bahita ngo mu Kigunda tukibaza amaji ukuntu kera twari tumuzi akiri umwana wo mu bipangu akiri umwana wo mu gipangu wabonaga hari ukuntu ameze neza kamaye neza karamuyobotse ariko hatangiye kuza ngo tukumva ngo agiye gutangira ngo gukora ngo ibintu ngo by'ikigunda si ikigunda hari ikigunda ngo ikigunda hari ibintu ajya mbona ababeshya ngo atuye ngo i Kanombe ira modoka abari yifotora njye nabikubwiye ngo sibyo amaji tugomba gushaka ahantu turi bumushyire kuko ngewe amaji ejo bundi njye nari ndi kumwe nawe ahantu naramubonye ndaramureba ndavuga ni kumbi ese niwe amaji bajye bavuga tuye tubona hari agenda hari akigira uwa wundi nyine nawe utayobewe mwarahuye mbaza ngo imodoka yararimo yari imeze gute ese ubundi niye cyangwa nanjye nibyo ndi kwibaza aho bwira imodoka uvuze imodoka ndibuka ngene muhura nawe ntago nahuye nawe gutya visa ako twarahuye gutya tumubonye sibyo we yarari afite ambalage kandi urabizi ko ambalage ziriya pan envelope ambalage amashashi iyo nagize ngo yasaze yambaye udusiripa n'akabutura agiye ngo guhaha yahashye ikisesha imitejo akoreka nkubwiza ukuri mitejo yenda ntaguciye mu ijambo nta muntu mwamuziranye waba ufite nimero ya maji twebwe tumuhamagara amaji wacu tumuzane tumwicazana tumubwira ati rero umuhungu w'i Kigali sibyo ufite nimero ya maji umuntu waba ufite nimero ya maji
waba uri gutekereza hafi ngo twebwe tukamuhamagara tukamubwira ati muhungu w'i Kigali wa wundi twari tuzi kuva na kera ibintu twegere turebe ukuntu tubigenza. Umuntu nzi ufite nimero ya Maji ni Dumba, ariko Dumba nayo kugira ngo agwe nimero ya Maji man ukizanamo ibintu bya Dumba uyobeye umunwa wiwe ibintu byo amagide black muri mwebwe haro yambuye umukobwa ayi bese arakwambura umukobwa w'ubwo ariho Rese ko mwamwibasiye cyane mu pikina ntacyo dupfa ahubwo twebwe nk'abahungu b'umujyi twebwe Maji turashaka kumuremera gahunda yanyu cyangwa no gukura inzererezi amajara kutubabaza Maji arimo aradutera agahinda. Uriya muhungu afite talent yijwi rwose, afite imirongo yiyandikira we ku giti cyiwe, sibyo arandika bye, ariko ubuntu bwo gusobanya akava muri ibi ngibi akajya muri ibi ngibi, ava muri ibi ngibi akajya muri ibi ngibi, mbese ari gukeza abami babiri. Noneho n'igitangaje nuko n'undi ahagiye agakubita biranga agakomeza bikanga. Rero noneho twebwe umwanzuro twafashe ngira ngo urabizi abahungu b'umujyi Maji bamutuzanire icyo dushaka nukumuremera. Akose bura wamanganga ufite ubwatsi bw'amafaranga ku buryo muri buza kuremera Magide bra se tubivuze Maji bamudushakire bamutuzanire twebwe icyo dushaka nukumuhindura akareka kudusebya muri uyu mujyi wa Kigali. Dukore kuri konte ariko maneka kuri Kigali usanga avuga kwikopi kandi afite 2,000 byo gutega kamo. Oya twebwe Maji icyo dushaka nukumuhindurira ubuzima. Urumva aryo bana rimanga yo amane yarebe bomba 6 twebe kuko wahindura ubuzima bwa Magide bra mase wow nuri hano arimo shake man oya nanzi ko nakibaje kagatabo ka shake aho Maji nukumusinyira shake ahubwo reka tubivuge kuri izi mikoro. Umuntu uzi ko afite nimero ya Agite Black Amagite Black twebwe twakuze tumubona nyine turamukunda cyane, ariko natwe nyuma yuko tumaze kubona yuko byanze, urumva nyuma yuko tumaze kubona ko umuhungu byanze muri uyu mujyi wa Kigali, urumva kandi twamaze kumenya hajya afite passport nayo ayifite yiko bari ukubeshya no gufinda finda. Noneho ubwo ikintu rero twebwe tugiye kumukorera sasa bari bashatse kumujyana munuza mu gitaramo mu Bugande, ariko none bagomba kumujyana bagomba kugenda mu ndege abura passport. Urumva niko nano baracyari kutubabaza, ariko twebwe azagenda na bisi kandi icyo gihe baramubwiye ngo ntago bisi zemewe kugenda kubera ko igitaramo kigomba kuza kuba nijoro. Ati mwantunguye bati turagenda n'indege, ati ntago bishoboka. Ariko ubundi reka nkwereke mbere y'ibintu byose dushaka kumukorera mu dukoryo twose dushaka kumuhereza tukavuga ngo Maji turakuremeye, ubundi bura yari yatembera uru Rwanda rwacu, nibura ngo tumukubite ukuntu, nibura tumushakire tike muri Rwanda imutembereza hano muri iki gihugu cy'u Rwanda hose imuzengurutse imutembereze. Nazi ahantu nzi azi ni hariya mu Kajagari, nabwo abona indege akayibona munsi munda yayo kundi zigendera ubwa mbere ngarabonye agira ngo nimbataye foza ni ngo kanga imbata none sigaye iguruke kajya mu kirere ngo bingana kuri yagize ngo nimbata Maji yo umuntu we wa hafi yarabimbwiye ndumirwa nabwese Maji koko nubwo wambutse Nyabarongo kaza ko numvi ubunuza bwo mu cyaro butarakuvamo tumirwa ndavuga ngiye ikintu kimbaza n'ikintu nuko Maji uko yambutse Nyabarongo akarinda agera mu murwa bizagira none nyuma kuzongera agasubiramo akongera agakora hajya ni tani round agasubira inyuma. Ariko Magide Black no mustar nubwo mu mwibasi afite indirimbo zitandukanye. None izo se kuzigira zimaze imyaka ingahe? Erega nuvuga ngo mwebwe Maji muzi Maji umwe wakera agikubita ngo mu ruhinja cyangwa muri Nyabarongo muri Nyabarongo ngaho ibaze nayo imyaka ishize, ariko twebwe sibyo nta nubwo bikiri ibintu by'iki byibanga n'iki sibyo. Magide Black twebwe twiyemeje kumusinyira sheke, ubundi ikindi kintu tugomba kumukora tugomba kumuha timu igomba kuzajya imufasha mu bikorwa byiwe bya muzika, ubundi Maji tukongera tukamubona afite swaga nka za zindi ziwe za kera. Ibintu bya movie akabivamo, ibintu bya movie akabishyira ku ruhande akongera akadukubita umuziki. Twebwe Maji twaramukunze bro, twaramukunze, ntabwo dushaka rero ko Maji azima.
wapi gahunda urugero ngo oya reba nk'ubu ngubu reba indirimbo aheruka sibyo indirimbo aheruka ari kwibasira abakire ni kwibasira niba ari bo bashaka kumusubiza mu cyaro simbizi urumva atari ishyari ry'abakire amaji aragirira ishyari abakire wowe amaji ishyari ry'abakire uri kugirira uburagira ngo bagukorere ariko natwe twabyemeye ko tugiye kumufasha ureke kutugirira ishyari sibyo hano urusoro yibuze ufite miliyoni zingahe kuri konti kugira ngo uvuge ngo ugiye gufasha amaji twivuga ngo ni miliyoni zingahe ibikorwa birivugira sibyo ufite iki ibikorwa birivugira sibyo byonyine iyo ubonye ibikorwa birivugira ariko nibyo birivugira yewe banzure bari byonyine banzure nawe ukuntu tuba duhagaze nitwe bundi bahungu b'umujyi none hari abandi muzi koko bameze nkatwe amagide buraka niyanga ko mumuremera muramukorera iki ntago yabyanga ubwo ni gute yahera hese ubwo ahubwo abyanga ubwo arababonye support ahubwo ubu ngubu ahubwo gusa arababonye uburyo bwo kuzamuka umbwire ngo ntago bishoboka ahubwo gusa ikintu amaji wabyanga ntago ariko se ubwo urirwa amaji ntago yabyanga gusa ikintu twebwe tugiye gukora nuko uyu mwaka amajite black nyine dukurikije na plan yacu twebwe tugiye kumuha sameza nibura 2 n'igice ari kubura cyane nibura turashaka ko amaji mu kwa 12 muri iriya minsi mikuru agomba guterura arena akayuzuza baravuga ngo Israel ngo yujuje ngo arena ngo Bruce Melody ngo yujuje arena nubwo ari niyi ahubwo ikintu twamubwira cyo agomba kuzuza arena ahubwo ikintu twabwira Bruce Melody ariko rero bureka nkubwiza ukuri hari ibintu twagumye turavuga tugumye twibanda kuri amaji hako rero reka nkubwire nyine mumva nyine nkubwire ka nkubwire ese kubyo ukavuga ivu reka ndabizi ufite umunwa nyine ufite ibintu umva nyine nyumva byo nkubwira biko nabonye bandika kuri Brianne bakubamo nawe ariko kuri nuza nabonye bandika nkabonamo n'isura yawe bya bintu byarakomeje ushatse kuvuga ko se kiwari mu rukundo na Brianne muretse mba mubaze nagusubiza urumviraho ngira abo kana ahubwo ese nk'ubwo uririrwa umbaza ibiki nundi ko amaze kuyibona nyine nabibonye njye ariko sinzi nibaza ninagiye kwibasa niba wamwibye niba wamukoreye iki ako subwo mwana tutaretse kubera byanditse mu rurimi rw'igifaransa nyine nabibonye sinzi ngo nibiki nyine nje nabibonye nanjye nabibonye iyo nkuru nayibonye ariko nyine nagerageje kuvugisha abanyamakuru ngo barebe ukuntu basi baba babisibyeho gakeya ariko barakomeza nyine babishyira hanze bivuga ko nta kibazo so urabizi ko Brianne nyine nawe urabizi ko twari inshuti twarakundanaga nyine muri make urumva yari inshuti yanjye nyine tu subizi ko ajya kudusanga turi gusangira ahantu se man cyane rwose nta birenze nyine tu nta n'ikintu aho ngaho byo numva nagomba guhisha abanyarwanda sibyo nubwo mbizi neza ko umunwa wawe hari umunsi ariko se gute umunwa wawe nerega ntabangugira gusa nyine shavuga mwana y'iki navuga gusa urumva man Brianne nyine ni inshuti yanjye ndamukunda pe ariko nyine Brianne yawe n'umusheri wawe ni iki ni umusheri wanjye sibyo umusheri wanjye ariko nyine nyuma yuko nkomeje kugenda mbona ibintu byose ari kugenda atangaza we na Dumba ukabona nyine hari ukuntu ari kugenda hirya no hino mu binyamakuru byose nyine yigira nyine Brianne namuhamagaye ndamubwira rero Brianne ni ibintu urimo ni ibiki urumva ni ibintu urimo ni ibiki nyine Brianne arambwira ati mani maniga yanjye wepfusha ni nabirenze genda gukunda ngufite ku mutima nyine tu urumva nanjye nkagerageza nyine kumuhamagara rimwe na rimwe nkumva Brianne ntago ari gushaka kunyitaba ubundi rimwe na rimwe namuhamagara nkumva ari mu kabari nibaza mu kabari nshaka kukubaza utarajya kure nyine ngaho mbaza buriya Brianne usibye kwiterura ukitimba hasi buriya muntu wamushobora nese nta mushobora nese Brianne namwikorera mani Brianne ni umukobwa nk'abandi inshinzi mani ako mani ariko reka reka nkubwize ukuri sibyo nimba ndi kumwe nawe ikintu cyo kuvuga Brianne nabi cyo ujye ukigendamo neza ejo bundi yakubwiye gute ngafite ngagahungu keza ngahempucuri ngo keza ngibiki si we hose ngo pushuri ariko nta mafaranga akigirira njyewe
ibyo bintu rwose oya ntukabeshyere Brianne ndamuzi dore abantu batabizi uyu nguyu wa nuza Brianne yavugaga ngakunda ngo umwiza utagira amafaranga dore nuyu yubivuga iyo mbivuga oya ntagaruka ujegera man Brianne ngiye arankunda noneho kugira ngo nzabibemeze noneho kugira ngo muzabyemere neza ko Brianne dukundana sibyo nzamutera indasa kugira ngo mubyemere none kandi numva ufite undi mwana cyangwa uzamugira ute ngewe nzamutera inda kugira ngo noneho mwemere ko Brianne dukundana cyangwa burashaka kuzabona igikwe usibye ko ngewe oya nta n'igikwe mana ubundi murabizi ko aragenda ngakagurira Brianne ese plus melody ko ntabwo yakoze mubona hari ikintu abaye ntangire ariko gusa Brianne noneho kugira ngo ngiye muzabyemere neza ko Brianne ari niga yanjye ari umukunzi wanjye noneho ngiye ndashaka kuzamwemera ndashaka kuzabibemeza neza uzamuterera inda kuri za ji umugurira arakubwira ati ngurira inkoko ukaburira icyo nkubwira ni kimwe umunwa wawe n'umunsi ngakagukundira ngo ukuntu ngo ahubwo mwana ceceka ahubwo turaramamagaye ahise amamagara bakakanya byumvikanira bisha buretse kumwita burazi kumamagara nyuma tubanze dusoza ikiganiro cyacu uramamagara nyuma mwana muramo ufite amayinite wasanga afite ubwoko ko nta mayinite afite oya reka mwe muretse kumwita cyangwa umuha ka message mubwire ko muvugisha mu mukubita ka message ahubwo amugani n'umubwire ka message nta kibazo okay rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu mwanya kiwa kiri guhereza sheriwe Brianne byarangiye ya reka rero twongere tubashimire cyane tubashimire tubikuye ku mutima wacu ndetse dushimire n'abakunzi bicyo ba Manzi na Innocente bari badukurikiranye arabizi ko ndi mukuru wenye ya urabizi niyo mpamvu agomba kukubaha cyane ijana ku ijana tugere rero ku musozo w'ikiganiro cyacu reka duhere kuri kiwi uri muntu ki ukunda iki wanga iki buriya rero mu buzima bwanjye ukuntu nibereho sinzi ariko mbaje ngo nanga iki nkunda iki mu buzima byo nkunda ubyo ushatse kuvuga nkunda ushatse nkuvuga iki mu buzima busanzwe yapana byose ikintu ukunda ikintu kikunezeza ikintu n'ikintu kikubabaza ibyo ntabyo mvuga okay ngiye ikintu nikundira rata ngiye ikintu nikundira buriya mu buzima bwanjye nikundira muzike nkikundira movie yego ibyo bintu iyo mbifite iruhande rwanjye yes numva mfite abantu movie ndi kuyibona hariya yes narangiza kureba movie nkahita niyumvira muzike ebana mpita numva ibyo ngibyo ari ruzungu noneho uziyo ndi kwandika nka script yanjye ya movie ebana nzi ko ndi gukora n'indirimbo yanjye ndi kuziyandikira mba numva meze neza wumva umeze neza aho ngaho mpita mvuga ni umuhungu w'i Kigali kiwi watubwiye ko uri umuhanzi ndetse unakina amafilime sibyo byange bikunde iyo umuntu agiye muri bino bintu ashobora kuba afite umuntu afatiraho icyitegererezo cyane kurusha abandi reka duhere kuri filime ariko mbanze nkubaze gato uri umwanditsi cyangwa no kuzikina gusa ndi umwanditsi wa filime nkaba n'umukinnyi nyine wa filime tu hari nka filime waba waregeze wiyandikira ubwawe ukanayactingamo zirahari nyinshi cyane urugero nk'urugero hari filime nanditse yitwa Nihorere hari n'indi filime nanditse sari gatoya hari n'indi filime nanditse nayo bayita umutima wanjye so ni filime nyinshi n'indirimbo zo nazo zirahari zasohotse n'izitarasohoka zose nk'umuntu ashaka kureba indirimbo yawe ku giti cyawe cyangwa se wenda kurabo mwaba mwarakoranye n'undi nazo zirahari yayikurahe vuga ngo ushaka kureba indirimbo zanjye ujya kuri channel yanjye wandikaho kiwi ni kiwi warangiza ugahita ushyiraho ugahita ushyiraho TV aho ngaho rwose kiwi TV usibye kuri iyo YouTube channel yawe hari izindi platforms ufite abantu bagukurikiranaho aho ushaka nko kuri Instagram njye wakwandika Manzi byose Jeune cyane wakwandika Manzi byose na Instagram na Facebook hose naho nukwandika gutyo Manzi byose Twitter ntabwo uyikoresha
bo Twitter ntabwo ndatangira kubikoresha na TikTok ntabwo ndatangira kubikoresha kubera ko ndi busy ho gatoya kandi buriya bw'abasani benshi tujya twemera hari imbuga zimwe na zimwe kujya kuzikoresha ubona rwose ari hatari ya okay. Umunsi wa mbere ujya muri studio ugiye gukora indirimbo wiyumvisha ute? Ndabyumva nawe bari nko kubyara umuhungu bwa mbere tukiri kuri kimwe filime wagitinzemo ugataha wishimye pe cyangwa se ukumva ko ibintu babikoze neza nk'uko wagombaga kubikora niyi? Filime natinzemo ya mbere numva nishimye byataye mu rwego rwo hejuru. Hari filime natingiye mu irimbi nambaye umufuka ndagenda njya mu irimbi numvamo hagati ndaryama ndasinzira maze gutinda nashidukiye hejuru reba mu mva ziri iruhande rwanjye kugira ngo napfuye bya nyabyo navuganiye abantu ko nzapfa bwa kabiri bwa mbere nyine byarangiye bwa kabiri. Okay kiwi byange bikunde umuntu wese hari abantu baba bakunda match, abantu bakunda match cyane usanga bafite abakinnyi bafana sibyo se, cyangwa se n'abakinnyi ubwabo hari abakinnyi baba bafatiraho icyitegererezo bagenzi babo. Wowe muri sinema ninde muntu ufatiraho icyitegererezo hano mu Rwanda, cyangwa se ninde mukinnyi wa sinema ukunda hano mu Rwanda kurusha abandi? Nagiye kure cyane bakinnyi batira icyitegererezo abakinnyi bavuga muri kari benshi cyane kuko hari benshi nabo naje nsanga muri sinema tugenda tumuza amaplatifomu ariko buriya nk'umuntu wa mbere umuntu bita Ngenzi umuntu bita Irunga umuntu bita Irunga umuntu bita Sebukoko noneho ikindi akandi kantu rero buriya uwo bita Karabutoni Kibonke ya cyane Karabutoni Kibonke mani mu mahanga byatari ndamukunda cyane siyenda suko ngo nuko nyine wenda no muri filime ziwe ariko no mu buzima busanzwe Karabutoni niwe nta muntu utamukumbura cyane. Mu bahanzi se bakora indirimbo cyangwa bakora umuziki ninde muntu wowe bwawe ufatiraho icyitegererezo cyangwa ukunda? Uvuga ngo ubu ngubu kuri ubu ngubu rero muri muziki wacu biragoye cyane kugira ngo ube wagira umuntu ufatiraho icyitegererezo kuko abahanzi bose bari kuzana udushya uje wese azana udushya ariko nanone nyine nubwo wazana udushya tumeze gute yanze bikunze ufite umuntu wakubanjirije muri cyane so rero umuntu navuga w'icyitegererezo kuri jewe buriya Bruce Melody kubera haso ziwe kuna haso riyenze n'iki buriya ni umuntu nemera cyane. Undi muntu nanone w'icyitegererezo kuri jewe Ufite kuko nawe ni umuntu wahasorinze cyane. So rero abo bantu bombi ni abantu ufata nk'icyitegererezo kuri jewe kandi mba ko ari abantu b'ibitangaza kubera aho bigejeje. Undi muntu buriya nakuze nemera cyane Kitoko ndamukunda cyane n'indirimbo ziwe naje muri style yo kuririmba Afrobeat kubera Kitoko bibarwa natenda kuvuga ngo nuwi wacu niki kuko ari uwi wacu ngo namukundira icyo ngicyo bana mu buzima busanzwe ni Afrobeat iwe iragukoma cyane Tusoza rero kuri wowe ndagira ngo ugira abantu nka 3 cyangwa 4 ushimira ushobora kuba baragufashije kuba ugeze aha ngaho ugeze no kuba umaze kubaka izina ryawe ku ruhando nyarwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga kiwi akaba dusoza kuri wowe. Uvuga rero ngo aho bizagorana cyane kabisa kuko mfite abantu b'abasapota benshi cyane navuga ngo kuba kiwi uyu munsi ari kiwi abantu benshi bagiye babigiramo uruhare urumva nk'ubu Knowless ni umuntu buriya ufite ikintu gikomeye ku buzima bwanjye afite igisobanuro kinini cyane ku buzima bwanjye nubwo atabizi ariko nyine aranzi so rero hari ibintu mani uzabivuga namushimira nuko hari ukuntu yubatse ubuzima bwanjye cyane hari ibyo ngenderaho uyu munsi nakuye kuri we kandi hari disipurine yampaye
tugenderaho uyu munsi. gira icyo ubwira abafana bawe rero tugusozaho. Okay, ariko haragandi kantu nanone warumbwiye ngo undi muntu w'ikitegererezo. Ya cyane ya na Karabutoni buriya ndamushimira cyane. Ya cyane. Kuba yarangize mu muturanyi umunsi abanyarwanda bakaba banzu n'abatari abanyarwanda abantu bose bakurikira filime y'umuturanyi bakaba bamenye kubera rero Karabutoni ndamushimira rero cyane rwose. Abafana bawe ugira ikintu babwira? Abafana banjye ikintu nababwira bakomeze banyere ku rukundo, bakomeze banyereke ko ndi kumwe nabo, nanjye nzakomeza gukora cyane, kandi ndabizi neza ko mu gihe nzaba nkiriho kuri iyi si ntabwo nzigera mbatenguha, Imana izabimfashemo kabisa. Murakoze cyane Kiwi. Reka twakire uwo mugenzi wawe Mr Nyundo. Ndabona we Nyundo ariko bigaragara ko afite character z'abana. Imbere ya kamera ari gukuramo inkweto. Kinangazanye n'ukuntu bamwise Nyundo. Ako nundi niyo murebye ubona ibice bimwe nyine hari ukuntu bimeze. Reka tumwakire Nyundo, bimeze bite? Nta makuru mva kandi. Nyundo tugana ku musozo, uri muntu ki wowe, n'iki kikunezeza mu buzima bwawe, ese n'iki gishobora kukubaho ukababara cyane by'indenga kamere? I'm serious. You are serious? Yeah, managaba. Ndi umwana wa mbere. Yes. Nakuze nkunda ibintu bijyanye na sinema. Nakuze nkunda ibintu kibise nayo biramufasha. Nundi wayobye kuva kera mwari nta gisha kirimo. Nakuze nkunda ibintu bijyanye na sinema. Nagira umugisha naje muri Kigali 2014 maze kugeramo amahirwe yuko natangiranye na projet yari yo hanze, ariko iyo amaprojet y'amafestival none natangiye nkoramo nagira n'umuntu wari uri hanze arankoreshamo, ariko icyo gihe nari ndi umu extra, ariko aza kubona impano mfite none akajya anjyanamo akenshi, kuko ubu umaze gukora nk'amafestival menshi nibura asaga nka 15 maze kujya mu mafilime menshi yayo, ariko iyo ufite kuri YouTube ngaragara muri abiri, ariko hakaba n'andi yandi ngaragara mu ndabo n'umu extra. Impamvu ngira ko ndi umu extra ari wenda sinzi filimi mboni y'urukundo ariko nyine bafite murore twihuta Nyundo, umuntu ashaka kureba ibikorwa byawe yabireba, yabikora platform yacu kugira ngo amenye Nyundo wa nyawe nizi. Platform ya mbere wacaho yo bita Uzahari TV. Mboni y'urukundo. Yego. Indi niyo bita Ntamenya. Nayo waza kubonaho iyo filimi nayo. Noneho kuri Instagram Nyundo fashion. WhatsApp naho nuko. Twitter naho Nyundo fashion @com. Ahandi TikTok na Facebook. Kuri Facebook ni Nyundo fashion. No hapo TikTok ni Nyundo official. Nyundo hari ibikorwa byanjye, hariho amavideo genda ukareba amavideo atandukanye, acting zitandukanye. Ushaka kunkoresha ntabwo nabikwemerera, ariko ntabwo nkeneye umuntu uzakoresha video yanjye ntamuhaye uburenganzira. Agomba kuzanshaka tukabiganiraho, byaba ngombwa nkagitinga ibintu bishyashya akankoresha. Nyundo gato tutatse kubeshya ubundi izina Nyundo ni Nyundo yasamawe, ni Nyundo ubundi ikora ibiki cyavuye he Nyundo?
ubundi inyundo ryavuye hehe koko ijambo rimwe gusa inyundo hama kinubi njye nakubwiye ijambo rimwe gusa nyine nsobanura inyundo ubundi inyundo ubundi byavuye nyine ni uburyo ukora ibintu n'urugero ngufasha gutya oya vuga uretse n'urugero ngufasha nyundo wita wumva ko nyundo wagiye utofu ibibazo nakubajije n'uyu wajyaga sibyo ndagira ngo noneho sasa rero tugana ku musozo nyundo nabaye bantu nka babiri ufatiraho icyitegererezo hano mu Rwanda haba muri sinema no muri ntuzi kwanye vuba vuba dore iminota yadutwaye abantu babiri umuntu wa mbere fatiraho nk'icyitegererezo rero umudo wanjye ni umuntu bita tukode ilunga undi ilunga ni role model wanjye respect ilunga undi wa kabiri umuntu bita Esther we ni na manager wanjye Esther ni manager wanjye ndamushimira ibikorwa amurera muri music Christopher okay gira abandi bantu ushimira rero bashobora kuba baragufashije kubugeza aho ngaho ushimira uwa mbere nagiye kuri no manager bita Esther none ngashimira undi muntu bita Shema nawe wanzanye muri iyi industry ya cinema wamaye umurongo kandi injiramo uwo muntu ndamushimira uwa gatatu ngashimira ababyeyi banjye ndabashimira kuko mwangize kuri iyi si abandeba ibyiza by'iyi si. Thank you. Okay, turabashimiye cyane rero mwe mwari mudukurikiranye kuri Manzi na Innocente ariko ndabona kiwari ikindi kintu nashaka kuvuga. Ikintu rero nangiye kongeraho nanjye. Twabwiye ko turi abahungu b'umujyi. Yes. Abahungu b'umujyi rero twaje nk'itsinda. Tugiye kuzajya dutwika ewana gutya mutubona. Ndetse umva ko dufite na sponsor wacu. Turi kumwe nawe. Ariko uyu munsi ntabwo twambaye. Ariko ubwo ngubwo ewana twebwe na sponsor wacu tugiye kujya twimanukira ahantu hose twatwike abahungu b'i Kigali. Mu basubizi wabo abadafite gahunda muri Kigali mu basubizi wabo abadafite passport bagomba kujya hehe Nyakariro priya oya ntabwo turubashye Nyakariro turimo turatekereza mu kuvuga ngo rero ku muntu wese wifuza ko tuzajya tumutwikira abahungu b'umujyi nuko uzajya dushaka tukaganira ubundi tukaza tugatwika cyangwa munatanga nimero zanyu bababona WhatsApp zanyu. Murakoze cyane reka mpite mbakubita nimero yanjye. Nimero bajya kubantu yo kwamamaza ushaka kwamamaza uzajya guhamagara nimero. Yes, ushaka ko tugutwikira nk'abahungu b'umujyi. Okay, ni 078 19 4 4 abahungu b'umujyi. Murakoze cyane. Murakoze turabashimiye cyane Kibu ndetse na Mr Nyundo. Ku butumire bwacu mwubahirije ndetse tunashimira abantu bari badukurikiranye ku Cyogajuru TV mwari muri kumwe na Nyashya w'i Rwanda. Murakoze cyane kura subscribe nimba utarayikoze kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane. Bye bye. Sawa, byari biryo.